Yes, ni pike wa TV ukomeje kugenda ukurikira gatanu kandi namakuru y'incamugongo namakuru yumvikanye mu mujyi wa Kigali. Amazu araridagurutse, amazu mu byukuri arasenyutse menshi cyane nyuma ko humvikanye umutigito ufite imbaraga. N'umutigito ubona ko mu byukuri ukomeje kugenda uvutsa ubuzima bw'abatari bake kuri uyu munsi. Ndavuga ko muri Kigali mu byukuri humvikanye amarira n'umuborogo nyuma yuko humvikanye umutigito mu byukuri watigisaga cyane. Uyu mutigito mu byukuri uza no kuba wavutsa ubuzima bw'abantu 12 bose bakaba bamaze kwitaba Imana. Mu gihe kandi bivuga ko abandi bagera kuri 6 bishobora no kuba mu byukuri bivuga ko bashobora kugera ku 8 bamaze kuba bakomereka. 6 muri bo mu byukuri bakaba bakomeretse bikabije cyane, ndetse kandi ingingo zabo zikaba mu byukuri zangiritse cyane, kuko uraza kureba bamwe bacitse amaguru, abandi mu byukuri inzu yaguye bagwira. Urasanga ari ibintu bikomeje kugenda bigaragaza by'umwihariko mu byukuri amarira menshi cyane, n'amarira akomeje kugenda yumvikana. Ndavuga ko mu mujyi wa Kigali nta kintu kiri kuvugwa kuri aya masaha uretse umutigito mu byukuri ubasha kwita utambuka cyane. Ndagira ngo mwakomeje kugenda mu byumva, uretse mu mujyi wa Kigali benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko n'ahandi hatandukanye mu byukuri mu turere dutandukanye. Ndagira ngo n'abandi bari mu karere ka Musanze muze kuba mwatubwira ngo bishe kuba byakumvikana ko mu karere ka Musanze ngari naho umutigito wabanje, biza no kuba byakumvikana ko nyine mu byukuri mu karere ka Musanze umutigito wanaje, ariko ngo ntabwo wegezeza cyane. Ariko mu mujyi wa Kigali ndavuga ko mu byukuri ibyahanuwe biri gusora, kuko nuza kureba benshi bakomeje kugenda bahanura ubuhamya buvuga ko mu byukuri ngo mu mujyi wa Kigali uyu mwaka ngo uzarangwa n'imitigito gusa mu mpera yawo. Ndagira ngo mu byukuri abanyarwanda musenge kenshi cyane, uwasengaga rimwe mu byukuri asenge kabiri, uwasengaga kabiri asenge gatatu, kuko ibintu birakomeye mu byukuri. Bavuze ko mu mpera z'umwaka ngo hazumvikana imitigito ngo izabasha kuba mu byukuri yahitana ubuzima bw'abatari bake. Birabaye mu byukuri, birabaye neza kuba wabibona ukuntu bigenze. Uraza gusanga ari inkuru mbi cyane, ni inkuru mbi cyane ikomeje kugenda ibabaza benshi cyane. Benshi baribaza ese kuki mu byukuri uyu mutigito waje kuba wanaza inshuro nyinshi, kuko nuza kureba ukuntu uyu mutigito waje no kuba waza ubwa mbere waje gusa waje ari muke cyane guys. Ubwa kabiri mu byukuri niwo waje umutigito kubitura tigisa wumva ko donc mu byukuri bya bindi byose bahanuye byaje kuba byagaragara, kuko nuza kubireba ukuntu bikomeje kugenda bigaragara. Ni inkuru y'incamugongo ikomeje kugenda igaragara mu mujyi wa Kigali. Nuza kureba ukuntu bigenze uraza gusanga benshi bari gukomeza kugenda bagaragaza mu byukuri amarira n'umuborogo. Cyangwa ko shimukundwa reka nizere ko atari bwo bwa mbere tugiye kuba twabana, nimba bwa mbere tugiye kuba twabana kuri Pike wa TV. Turagusaba gukanda subscribe ikindi kandi bikore gufungura kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibiganiro biri update mu Rwanda dukomeza kugera tukugezaho gatanu kandi n'amakuru mabi cyane, n'amakuru akomeje kugenda babaza benshi. Nanjye nduva bushagarira buranyica cyane, nduva bushagarira mungera mu mutima nkumva burimo kunyica kubona mu byukuri ama etage n'ibikorwa remezo byo mu mujyi wa Kigali bisenyuka gutya guys. Birantera ubwoba bikantira mu byukuri n'amarira menshi cyane. Nanjye ubwanjye ndumva afite ubushagarira, ndumva ndimo kubabara cyane bitewe n'ibyo mbonye n'amaso yanjye mu byukuri ibintu bibereye hano muri Kigali. Muraza ko mu byukuri mwabyumva mu bitangazamakuru by'ijya no hino, biraza kuba byakandika izi nkuru. Ni amateka akomeye cyane ngiye kuva nabaho mu myaka afite wese mu byukuri nibwo numvisha umutigito ufite imbaraga zimeze gutya. Niba by'umwihariko n'abatuye mu karere ka Musanze bakomeje kugenda bavuga ko mu byukuri ngo naho habashe kuba haramukira umutigito. Iyi mitigito mu byukuri ikomeje kugenda yibanda mu Rwanda, ariko si mu Rwanda gusa. Nuza kureba muri Kongo mu byukuri ahitwa muri Kinshasa ho amazu yose yaguye. Ni ibintu mu byukuri isi sinzi impamvu iri gukomeza kugenda igaragaraho imitigito nk'uko byakomeje kugenda bihanurwa n'abahanuzi. Ndagira ngo mu byukuri muri Singapore harutse kuza umuhanuzi avuga ko ngo muri 2030 ngo isi izarangira. Ndagira ngo aya makuru mwarayumvise, sinjye gusa mu byukuri yavuze, hari n'abandi bakomeje kugenda bavuga ko muri 2030 isi yacu ngo izaba yararangiye guys. Hasigaye imyaka nubwo ngubwo mu byukuri ngo isi yacu ikaba irangira. No mu byukuri niba warabyumvise ubitubwiye muri comment cyangwa se ukomeza kugenda ubishidikanyaho. Ariko muri Singapore hagaragaye umuhanuzi abihamya neza avuga ko ngo muri 2030 ngo isi izarimbuka. Sinzi ubwo ngubwo uko bizaba bimeze, kuko arashya buri myaka mike cyane n'imyaka 4 niko nza kuvuga ko uyu mwaka turimo warangiye. Ariko ubwo ngubwo mu byukuri benshi nanjye uko mbonye uko ibintu bibaye, uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasengaga kabiri mu byukuri asenge gatatu. Musenge Imana mu byukuri nyine muyibwira uko donc iba iyongera igarura impuhwe zayo, kuko nitagarura impuhwe zayo mu byukuri irabakindagura. Benshi turashira, benshi twakomeje kugenda dushaka kurya feelings n'isi gusa, ariko nitwibanda mu byukuri kuba twasenga Imana. Kuko nuza kureba ibihano biri kugenda bitubaho uraza gusanga mu byukuri ari bya byacu dukomeje kugenda dukora. Donc nyuma y'uko ukora ibya byacu ugasanga Imana irarakara cyane, nayo yarangize mu byukuri ikaba yaduteza iyi mitigito iri kuruteza muri iyi myaka. Kuko nuza kureba mu byukuri mu myaka ya Mose uraza gusanga mu byukuri ngo byaravuga ko ngo Mose yubatse inguge. Nimba ari Mose muraza kumbwira donc ngiye ibintu by'iyobokamana simbizi cyane, ngo hari umugabo wubatse inguge. Nyuma yo kubaka inguge ngo yahawe ubuhanuzi buvuga ko mu byukuri ngo ejo bundi nyuma y'umwaka umwe ngo mu byukuri ngo isi izarimbuka.
donc ni Nowa ndamwibutse ndi kureba kuri Bibiliya. Nowa ngo yubatse inguge mu by'ukuri ndagira ngo isi mwabonye ukuntu arimbutse. Donc akimura kubaka inguge benshi mu by'ukuri babasha kuba bamuseka cyane. Nowa rero mu by'ukuri nyuma yo kubaka inguge aza no kuba mu by'ukuri yayubaka. After yo kuyubaka mu by'ukuri benshi bakibaza uti ko yubatse inguge azayikoreramo iki, donc ko yubatse inguge izaba ari yo kumara iki, ugasanga nyine donc benshi babyibazaho. Ariko nyuma yo kuyubaka rero haje kuba haza amazi menshi cyane. Nyuma yuko aya mazi aje ari menshi cyane ngo umwuzure uraza ngo urangije mu by'ukuri utwikira cyangwa surimbura abantu benshi cyane bari baraho bakoze ibyaha. Donc nuza kureba kimwe muri ibintu impamvu nabashe kuba nabivugaho no kugira babwira ngo mu by'ukuri musenge cyane, kubera ko nuza kureba ukuntu ibintu bibaye uraza gusanga mu by'ukuri ari ibintu biteye ubwoba n'agahinda, kuko ntabwo nari nabona mu Rwanda mu by'ukuri tsunami imeze gutya, kuko nuza kureba ukuntu byagenze amazi yose ari hasi. Donc nakomeje kugenda ndeba no ku binyamakuru bitandukanye nsanga ahitwa muri Kinshasa muri Kongo mu by'ukuri ho hari umutigito uteye ubwoba. Wa mutigito nimbikubwira uze kubyumva nkuko mbikubwiye, kuko ubuhanuzi bwarahanuwe buvuga ko mu by'ukuri ngisi ndagira ngo ni ibintu mwize namwe. Donc nabwo bari ibintu mbanje hano kuvuga guys, nimukambabaze, nabwo bari ibintu mbanje kuba navuga hano, nabwo bari ibintu mu by'ukuri mbanje kuba nakitereka mvuge hano bitabaye. Ndagira ngo murabizi namwe isi murayibona ahantu yerekeza. Niyo mpamvu mvuga uti ngiye mbafite n'agahinda kubona mu by'ukuri hari abantu babakishyira hejuru cyangwa se bakirwanira iby'isi. Donc nimba ukirwanira iby'isi umenya ngo wasigaye. Ngenda gira inama nk'umuntu nkurikiye, niba wagize amahirwe yo kunkurikira, senga Imana usaba ubugingo n'ubundi mu by'ukuri by'isi nge ndi kubona donc byarangiye, kuko nuza kureba ibintu bigaragaye birerekana ko mu by'ukuri akari akapeni gato cyane Imana ibitanze. Kuko uyu mutigito unaza habanza kuja agatigito k'amasegonda agera kuri 5 karatigisa abaturage barasaragurika. Donc bakimura gusaragurika mu by'ukuri Imana iravuga uti mutuza mugende gake, ibyaha byanyu bimaze kundukira, ibyaha byanyu biranukiye cyane. Irangije mu by'ukuri zano mutigito wamaze amasegonda 56 aburaho mu by'ukuri amasegonda nenga umunota wuzure, biza no kuba byarangira mu by'ukuri uyu mutigito ujura kubita. Urumva ko ibirahure papa byakubitswe donc ibirahure byaje biratigiswa. Bikimara gutigiswa mu by'ukuri ubona ko abaturage batangira gusimbuka. Bundi se urasimbuka, urupfu rwaje naho warukikira, uri gusimbuka urinda uvunika amaguru ugasanga umunsi. Donc nyine uraza kureba abaturage. Impamvu nakobeshe kugera navuga ngo nimba umutigito unaje, donc uri mu nzu yawe itureba mu by'ukuri nimba ufite akabati cyangwa se igitanda uhita ujya muri yako kabata cyangwa se icyo gitanda, nimba ufite n'intebe zikomeye, kugira ngo nimba mu by'ukuri haramutse haje ibinombo biri kugwa cyangwa se amatafari n'ibindi, kuko nuza kureba ntabwo aya mataje aguye, ntabwo mu by'ukuri ako kazu kawe kayaruta, ahubwo muri kwirira gusa. Donc mwibagiye gusenga Imana. Ngenda babwira uti ubu ni ubuhanuzi mu by'ukuri bwavuye muri Singapore ngo nimusenge, ngo nimudasengera isi yanyu mu by'ukuri muraza gusengera. Niyo mu bintu mu by'ukuri nkomeje kugenda mbona.